mwabana amavuta y'Imana si ikintu, buriya ni amavuta yishe Goliyati, nta kintu. Ikintu cyose umunyamavuta ukabona umuntu afite amavuta y'Imana, ikintu cyose umunyamavuta ashizeho imbaraga, ashizeho umutima, nta rugamba ruzarutsinda, nta rugamba ruzarutsinda umunyamavuta Imana yasuza. Uriya amavuta y'Imana nta barozi bomutsinda, nta ntambara yorwana. Buriya ni amavuta yishe Goliyati. Cyo Dawudi ahura na Kinama Gifaro aramuzengereza umwana w'umukobwa, aramuzengereza umudamu igitinyuke kiraho, aramuzengereza mu mara. Umuntu wishe Goliyati, umuntu wishe idubu, umuntu wishe intare, umuntu wakuyeho guverinema, ari umusivili akicara kuri iyo ntebe, ariko ngo ahure umumama iyo yakoreshejwe na shitani azamara ibintu ni amasasu, ni ibikompora birya abanyesirayeli barimo kwinjiza gutya mu maso, inzu ikama yirengeza bagira utubombe baza batera gutya mu maso yabara Hamas muri Siriya. Inzu ikama irigita, inzu ngizi inzu zanyu z'amayetaje iriya z'amanivo 20-30 ikama irigita ikaja mu kuzimu. Umugore wuzuye umwuka w'Imana ni igifaru, ni bomba, ni isumu iza ikinjira mu bana, igaseruka mu buzukuru, ikinjira mu buzukuruza, igaseruka mu buzukuruza, ikinjira mu tuvivi, ikinjira. Umuntu witwa umugore ni ikintu, ni isumu. Umugore wuzuye abadayimoni azabyara ariya mashere, umwana yonka, iriya myumvire kandi nawe abari mu imbuto yo kuzabyara abana, kandi nawe abari mu imbuto yo kuzabyara abana. Kizazi hata kizazi kiba kiri mu isumu. Mu mama abagore abagore buriya ni ubagize isi iba mu biganza byabo. Iyo ari mu Imana, iyo babwire ngo ni ubumara bwiza, ni ubuzima buza mu bana, bukinjira mu buzukuru, bukinjira mu donge. Ni contraire, kimwe iyo kirimo kigira imbaraga zikomeye cyane ku buzukuru no kubuzukuruza no ku abagabo baza nyuma, abagabo baba hano hejuru, abagabo turi ibintu biraye mu hejuru gusa abagabo nta buzima nta activite n'imwe, ariko iyo uhari, ariko iyo tuyoboye, ariko iyo uvuga, biratandukanye n'igihe udahari. Turagushimiye Mwana, uri hano hantu twageze, wakoze. Rero turagutegereje kugira ngo uganirize ubugingo bwacu. Urabizi Mwami Yesu, uratuzi, uzi buri muntu muri detaye, uzi buri muntu ibimuraje ku ijoro, uzi buri muntu ahapfuye, uzi buri muntu aho uzi neza akeneye kuzamura, uzi buri muntu ijambo akeneye, kuko niba ufite ijambo aba bantu bose bategereje. Ndetse dutangiye umunsi, ndetse kuzageza turangije. Uri Imana ishobora byose kandi dukunda, kandi uduha ijambo ryayo umunsi ku munsi. Duciye bugufi bwawe, uganiriza imitima yacu.
mu izina rya Yesu dukomeye amashyi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana mu by'ukuri umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tubemo tuwishimiremo. Bavandimwe, ntabwo ari ibisanzwe, bikomoka ku Mana. N'Imana biba mu kiganza cy'Imana. Imana yabiduhaye, yaduhaye ubuzima turabugira. Imana yavuze ngo tubeho tubaho. Imana yaduhaye ibi byose tuzi n'ibyo tutazi birakunda. Kuba turi hano rero ntabwo ari biva kuri twe, oya, biva ku wabiduhaye. Yesu ashimwe cyane. Niyo bifite byose mu kiganza cyayo. Turashimira Imana duhaye ibihe byiza byo kuyisenga, byo kuyiramya, byo kumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe yabiduhaye, Imana ishimwe yaduhaye ubuzima. Ntabwo ari twebwe twenyine yagiriye neza kuba turiho, tuba duhumeka, kuba hari abandi yagiriye neza nk'uko yatugiriye neza. Ariko ntibahishuriwe kuza mu nzu y'Imana. Kuba rero hari ukuntu Imana yatugiriye neza, natwe tukayitura kuza mu nzu y'Imana. Hari Dawudi, hari ijambo yavuze ngo naje zaba mu nzu y'Uwiteka. Yaravuze ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyombaho. Kugirirwa neza n'imbabazi ntabwo ari twebwe uyu munsi byabaye ubusa. Si twebwe twabyutseho muri Nairobi ndetse no muri Kenya muri rusange ndetse no muri Afurika. Reka tuvuge Nairobi, reka tuvuge Kasarani, hajyasi Kasarani, reka tuvuge Kasarani, reka tuvuge aka gace nimba ari Maji Mazuri. Bagira amazina meza niyo bambira Maji Mazuri. Urumva hano kwa Maji Mazuri ntabwo abantu bo benshi babyutse, abantu benshi bagiye mu kazi, abantu benshi, ariko ni bake bagize umutima wo kuza mu nzu y'Imana. Kugirirwa neza ntabwo ari twe twenyine yagiriye neza, yagiriye neza abantu benshi. Ariko muri abo bantu benshi hari abatekereje ko bagomba kuza umunsi wabo ukaba ufite umwanya wo kuba mu nzu y'Imana. Uwo ni umugisha ukomeye. Mu myemerere ukomera Imana amashyi. Icyo reka ngisoreza. Icya kabiri, ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwashoboye twavuganye na Revera Eric, yarampamagaye amusaba ko hari amakuru y'abakina mama, basabye ko nzaza mu giterane cyabo. Numva biranejeje kandi numva nzabishakira umwanya. Revera akoze cyane, Imana ibumugisha. Ku bw'umwihariko bakina mama, reka muri rusange hari abantu baje kuntega n'ururabo. Iyo timu rwose reka nyisabe ive hasi, hanyuma itorero tubakomera amashyi menshi. Mama hari protokolo uri hari inyuma, n'aba bamama muzamura amaboko musuze kanisa, mwageze neza. N'aba bashumba abakozi b'Imana baje ari timu y'abamama na timu irimo abashumba ndetse n'abashinzwe media hariya, abanyamakuru n'abadiyakoni. Mwakoze, ndabashimiye. Ibintu byiza ko tubirunga,
ibi ni ibirungo. Ibintu bigomba tukabirimbisha tukabikabya, kuko ikintu satani yarushije abana b'Imana kenshi ni ukumenya gukora publicity. Ibintu byabo ukamusanga byaramamaye kandi nta kirimo. Naho twebwe kwamamaza uyu mwanya cyangwa se ibiturimo habamo, Dutira yavuze ngo harimo ibintu, habamo ibintu. Hanze bazabyamamaza ari ibintu biri pirate bishashagagira, ariko wareba mu by'ukuri ukabona birahato. Ni imvugo gusa, ni publicity. Ariko turamutse dukoreye publicity, iki gikorwa kirimo ubuzima. Mwakoze cyane abashumba bari kumwe n'abakinamama kubikora neza, byanejeje. Aya mafoto ndayohereza mugenzi waje hariya, hanyuma aravuga ati ibintu zakomeye, ndetse ndabishyira no ku rubuga rw'itorero. Ndabizi ko hari ababashimira. Mwakoze cyane, mufashe twongere dukomere Imana. Nongeye gushimira Imana kubw'abakozi b'Imana twahuriye hano, guhera kuri Dutira n'umuntu w'abantu bose, kuriya namusuke. Hari ikintu buriya, hari impano, si ikintu cy'umuntu umwe, ni ikintu Imana yahaye umuntu ngo azaha abantu. Birumvikana, impano ziratandukanye, ariko hari impano Imana izishyira mu muntu kugira ngo azahe abantu. Ikibazo kibaho ni ukumenya kumanaginga icyo kintu, kumenya ko ikintu Imana yagushizemo atari icyawe wenyine, harimo umugisha wawe, harimo n'umugisha w'abandi. Nicyo gituma abanyempano kenshi bakundwa cyane. Abaririmbyi barakundwa cyane iyo bikoze neza. N'abandi bagira impano zitandukanye, kubera ko ni ikintu Imana yabashyize mu muntu kugira ngo cya kintu ariko kitari icye nka we, ahubwo harimo umugisha we, ariko cyane cyane harimo umugisha w'abantu. Nicyo gituma abanyempano cyane bakundwa. Nishimiye iyi timu, ni nziza cyane. Kuba tuzatangizanya uyu munsi dutangiye, tukazarangizanya mukutano, ndabona ibintu bizakomeza kuba byiza cyane, ko ni abaririmbyi buzuzanya. umwe yotera undi akamubekinga bikaryoha, undi yaje aho yatera undi akamubekinga bikaryoha, iteraniro rigakomeza guhabwa umugisha. Mwakoze, nishimiye kubana namwe, ni inshuti, kubera ko twese turabakunda. Niko bimeze, kubera ko ikintu Imana yabashizemo si icyabo nkabo gusa, ahubwo ni icyabo, yego, ariko kandi natwe ni icyacu. Nicyo bituma ko ariko biba bimeze. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka uyu munsi simvuga cyane ku ijambo tuzigisha iyi minsi yose. Uyu munsi ni kuwa kane, iterane gitangiye kuwa kane, haba hakiri umwanya. Nzarivugaho n'ejo no kuwa gatandatu, hajya n'ibyo no ku cyumweru. Urumva turacyafite umwanya, ariko uyu munsi ndababwira, yego turarisoma, reka turisome, ariko ndavuga cyane imbaraga z'abagore. Ngiye kubabwira umugore, imbaraga z'umugore, umukobwa, igitsina gore. Yesu ashimwe. Umuntu nagira umugisha, bariya abakobwa bagume mwumve imbaraga mugira. Abamama bumve imbaraga bagira. Muri abantu batangaje, muri abantu bakomeye, muri abantu badasanzwe. Ubu nibyo ngiye kuvuga, narabishuye.
ibindi tuzogenda kuko ni abamama bantumiye, ni igiterane abamama bateguye nubwo ari icy'itorero ryose, ariko ubu nyine ngiye kubabwira imbaraga z'umugore, hanyuma dusoze kuko sintinda cyane, ariko reka tubanze dusome ijambo ryo muri Ezira ibice 8 umurongo 21. sibizora Ezira ni ibice 8:21. maze ndegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'abantu bacu bose n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutware mukuru umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twaravuganye umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose, nuko twiriza ubusa usaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Ijambo ni sawa cyane, tuzarivuga ejo neza. Dusome kuvayo, igitabo cya Mose cya 2 cyitwa Kuvayo, ibice 2 umurongo wa 5. umuntu uzi gusoma neza Kinyarwanda adusomera Kuvayo. Ukazi Kinyarwanda neza? Oya. Reka twumve. Twagiye ibice 2 umurongo wa 5. Kuvayo. Yego. Biriya jambo ry'Imana. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagendaga ku nkombe y'uruzi, abona akato mu rufunzo, atuma umuja we ukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Karindwi. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira w'umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana munderere. Zaguhera. Yego. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo. Ahinduka umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Tumukomere amashyi arabizi. Arakoze cyane. Ngiye kubasobanurira
imbaraga z'umugore, ubushobozi umugore agira. Yesu ashimwe. Ngiye kubasobanurira ubushobozi umugore agira. Umugore Imana yamuremanye ubushobozi inshuro zikomeye cyane ziruta iz'abagabo. Buri abantu bafite imbaraga zabo, ariko iyo ugarutse ukareba neza imirimo bakora n'ubushobozi bagira, ubona biri hejuru cyane 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 cyane. Intambara yananiranye, iyo umugore yayigiyemo azayirangiza, kandi akayirangiza neza cyane. Abagabo bose bakomeye Bibiliya itubwira umugabo witwa Dawudi. Dawudi iyo ushitse muri Isirayeli usanga ubushobozi bwa Dawudi. Muri Isirayeli aba bantu batatu bakomeye kuruta abandi. Uwa mbere ni Aburahamu. Barakubwira mu mateka iyo ushitseyo bakakubwira kubera ingene bishingikiriza ku masekuru yabo cyane. Uwa mbere ni Aburahamu, uwa kabiri ni Mose, uwa gatatu ni Dawudi. Abo bagabo muri Isiraheli bagira amamonima, bagira ahantu babacoye. Iyo ushitse ahantu hitwa Siyoni usanga baramushushanyije Dawudi afite ikidari. Inanga si ikidari bene cyake n'ikidari ni inanga. Inanga murayizi? Abana bato bashobora kuba batayizi. Ni inanga abasaza bagaza bacuranga n'intoki, icyo baza bita inanga, pani kidari. Kidari n'inanga biratandukanye. Usanga baramushushanyije ari umugabo ukomeye afite ikidari, barakoze monima. Iyo ushitse Isiyoni ugashika Isiyoni neza bazakubwira ngo aha ni Siyoni, uyu ni Dawudi yacurangaga ikidari, yacurangaga inanga. Dawudi ni umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane, ariko umunsi umwe sinja muri detaye y'ubutwari bwa Dawudi, ariko umunsi umwe abona umugore, amubona umugore ari muri dushe arimo koga. Ibitekerezo birahinduka. Umugabo ukomeye cyane. Umunsi umwe Imana yigeze kuvuga ngo mbonye umuntu umeze kuko umutima wanjye ushaka, ngo ni mwene Dawudi, ni Dawudi mwene Isayi. Dawudi abonye umugore. Abagore bagira uko baremwe, bagira imbaraga mu miremere. Niko Imana yabaremye. Umutima urahinduka. Umugabo Dawudi ni umuntu wahuye, wafashe intare. Dawudi yarwanye intambara 5. Intambara ya mbere yarwanye intambara y'idubu. Idubu ni intambara, ni igikoko kimeze nk'intare. Arwana intambara kandi ari mu mwuka, yarasuzwe amavuta. Imana yamusutseho amavuta, arahinduka. Ngo ahure n'idubu, arayifata arayishwanyaguza, akayishwanyaguza
kuko umuntu nufata kamushware murebe ingene ndakoresheje imbaraga. Idubu ni ubwoko bw'inyamaswa zikomeye cyane. Arayifata arayishwanyaguza kuko ari igiye guhura n'umwana w'intama. Arayishwanyaguza, arayifata, arayica. Umwana w'intama arabukiza. Iyo ntambara y'urwana ngo buke, uwo ni Dawudi, ngo buke ahura n'intare. Afata intare arayishwanyaguza kimwe na yadu, arayishwanyaguza irashira. Uwo ni Dawudi. Ngo buke arwana intambara ya gatatu ya Sawuli. Arwana intambara na Sawuli kugeza ubwo Sawuli yapfuye. Biranga. Umunsi ku munsi intambara yarwanaga na Sawuli. Sawuli yagendaga acika intege. Dawudi arwana iyo ntambara, ayisohokamo neza neza, intambara irarangira, aba umwami. Dawudi ahura n'ikibazo cya kinamama. Ahura n'intambara y'umugore. Umuntu yorwana intambara n'idubu akayitsinda, akarwana intambara n'intare akayitsinda, akarwana intambara na Sawuli. Sawuli yari perezida w'igihugu. Sawuli yari afite ingabo. Sawuli yari ikisi. Namwe ikibazo tugira ikibazo cy'ubunebwe bwo gutekereza. Mundebere nkanje n'imbaraga zanje, mwoneje ishamba, mwongeye kurwanya leta ya Kenya. Mundebere ko murabona ko ibyo bintu byobaho. Ka Revera Eric ubu yovuga ngo atangiye rebellion na leta ya Kenya. Guko nyine murebe. Ariko Sawuli atangira intambara na Dawudi, ari wenyine, ari umusivile, ari aho. Dawudi agenda yirwana gahoro ngo buce abantu benshi batangira kumuhungiraho. Abasirikare bamwe batangira kumuhungiraho, n'abandi basivile batangira kumuhungiraho. Agenda babona ubutwari bwe, ngo buce arema ingabo nini, ngo buce za ngabo zirakomera, rebeli irakomera, ikuraho ubutegetsi bwa Sawuli. Sawuli arapfa na guverinoma ye, ibintu byose birahinduka, ya ntebe Dawudi ayicaraho. Amen. Yaratangiye rebellion n'umukuru w'igihugu, n'umuntu ufite ubushobozi bwose, ariko birangira wa mwami atsinzwe, wa musivile atsinze, yicara ku ngoma. Uwo ninde? Ni Dawudi. Turi kumwe ba? Cyangwa ngo mwumva y'amakuru. Ngo buce Dawudi yarwanye intambara nyinshi, ahura na kinamama. Ahura nawe, amazi aramuzunguza, amuzunguza mawaza, aramuzunguza, atangira kwitandukanya n'amavuta y'Imana. Neza atangira gupanga uburyo agomba kubona uriya kinamama. Tibikunda yama yibagirwa bya bitangaza byose. Za mbaraga zamujeho, amavuta y'Imana yamusutsweho, za mbaraga. Kinamama amahanagura neza, toka arahanagura neza. Dawudi asubira kuba umusivile, yamagenda apanga gahunda, aryamana nawe. Imana iravuga ngo
ariko kubera ko Dawudi yari yaranejeje umutima w'Imana, Imana birayishegesha. Yigeze kunezeza umutima w'Imana bije indani. Imana imuha ijambo, imubwira ijambo, imuha isezerano. Namubwira ngo wa muhungu, hari imbabazi za reserve. Muzi reserve ni imodoka igira pine ziba zuzuye, ariko hakaba iyindi pine ya reserve ibinyuma. Ni Dawudi wenyine wabwiwe izo mbabazi za reserve. Wakubite muri izi mbabazi zose zirashira, ariko ngo Imana imwe ati mbonye reserve naguhaye. Umugore aramushegesha. Abagore mundu yorwana n'idubu, akarwana n'intare, akarwana na guverinema, akarwana gatsinda, nuko urakoze revera, arwana nago sinzi ngene nari mwiba. Goriyati w'Igati, turi kumwe ba? Goriyati w'Igati. Apostle Jacques yigeze kutubwira ngo Goriyati wagaza atangira kuvuga gutya, wagaza avuga, reka ndanga urugero wenda nk'Ikigali abantu benshi bashaka kuba bazi, ari igitaramo. Ni ukuvuga ngo ijwi rye, abagore bari i Kigali batwite inda zikatangira kuvamo gusa bumvisha ijwi rye, n'abandi za Kamonyi nabahe ni uguhwera. Iyo ni komantere ya Jacques. Abandi bari begereye hariya bagaza bahwera, bamwe bagahwera bakajya kujingura, abandi bagahwera bagahembuka bagahembura gutumburura. Ni ukuvuga ngo ijwi rye yagaza avuga ari ngo Abayuda barihe, Abisirayeli barihe, mwe murihe. Abagore bari i Kigali inda zigatangira kuvamo. Mwumva iryo jwi, abasirikare bamwumva bagatangira kwinjira mu myobo. Dawudi ngo ahagere asanga abajenerali n'ibifaru byabo byinjiye mu myobo. Aravuga ngo uyu ninde wawusuzugura, wavuga gutya? Iyi confidence yayikuye, ubu bushobozi n'ububasha bwo gutuka ingabo z'Imana uyu ninde? Barambwira ati uyu ni umugabo, kandi ko ndamubona cyari yari umugabo. Yari umugabo nyine uzuvuga imisozi igahinda umushitsi. Dawudi aravuga ngo ariko nje uyu mugabo ntumwice, ntumwirenza kabisa. Abandi ati ko yo mukuru wiwe, wa muhungu ndakuzi agahayo kawe, ndakuzi n'ubundi twadutama. Yamatangira kumubwira twadutama wadusigende byagenze gute? Arambwira ati rero jewe nibarizaga kandi ndabona wowe byakugoye, jewe reka kunsakuriza grand frère, reka kunsakuriza. Amuva ku ruhande agenda wiyegera, ariko jewe atangira kubabwira amakuru y'ibitangazi, amavuta y'Imana amujeho, ashwanyaguza intare, ashwanyaguza idubu. Ati uyu Mufilisitiya tarakebwe, tazi nibature, tazi amaturu, utazi icyatuma, utazi umuganura, utazi okovu, utazi gushimisha, utazi 40 jours, utazi igiterane cy'abakina mama. Ariko no uyu ariko nigitanga mwajugumye mwahwereye byagenze gute? Ati jewe rwose amakuru abashyize kwa Sawuli, ati hano hari umuhungu yavuze ko yakwica, ati nimuzanire. Wamuzanire rwamurebe yamabona amusuzuguje ijisho. Ati wa muhungu kuri muto, urabona uriya musozi kiriya gihangange, ubushobozi bw'uriya mugabo bwamenyereye intambara,
komemo nurakana gato ni gute? Aravuga ngo databuja nyagasani, ndagiye intama za data nahuye n'idubu iranyataka, naje ndayataka ndayica, ngo buke haza intare iranyataka, naje ndayataka ndayasanga irapfa. Uyu Mufilisitiya utazi isezerano ry'Imana, okay, ubikora uko ubyumva. Niba kwambika imyenda y'intambara ngo bayikubite matoya, ibi sinabimenyereye, nayo ni iyindi teme. Okay, wowe kora uko wamenyereye cyane. Arasohotse ngo batungananye gute. Goliyati aramubwira ati ariko abayuda aba bantu uko mwatekereje abantu b'abagabo mwese mwatekereje ngo munyohereze akana k'agahungu, ariko musiko mutagira n'imbabazi uko murabaze akana abagabo mwese mwicaye mutora akakana ngo nkagaburire izi nyoni zo mu kirere za nyamujongo. Ngiye kukagaburira izi nyoni zose, izi nyoni ngiye kumufata mugaburira izi nyoni. Niko bigenda. Aramubwira Dawudi ngo wanteranya amacumu n'uducumu, ariko jewe, Yesu ashimwe cyane, ariko jewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Barahura, erega barahuye ngo bahure. Dawudi akoresha amavuta aseke, mwabana amavuta y'Imana si ikintu, buriya ni amavuta yishe Goliyati, nta kintu. Ikintu cyose umunyamavuta ukabona umuntu afite amavuta y'Imana, ikintu cyose umunyamavuta ashizeho imbaraga, ashizeho umutima, nta rugamba ruzarutsinda, nta rugamba ruzarutsinda umunyamavuta Imana yasuza. Uriya amavuta y'Imana nta barozi bomutsinda, nta ntambara yorwana. Buriya ni amavuta yishe Goliyati. Dawudi yari ariho amavuta y'Imana. Goliyati amukura mu nzira rwose, afata igihanga cye arakirengeza. Abagore bararirimba ngo yo, Sawuli yishe angahe? Ibihumbi. Dawudi yishe inzovu. Dawudi imbere, Dawudi songa mbere, Dawudi ari imbere cyane, Dawudi ari imbere cyane. Abagore bararirimba barikiranya, abagore bararirimba barikiranya, bararirimba basubiramwo amavensi, bararirimba barikiranya ngo ari abagabo barabafasha ngo barangize. Sawuli arareba, igihugu kiragiye. Ngo buce Dawudi ahura na Kinama Gifaro, aramuzengereza umwana w'umukobwa, aramuzengereza umudamu igitinyuke kiraho, aramuzengereza aramumara. Umuntu wishe Goliyati, umuntu wishe idubu, umuntu wishe intare, umuntu wakuyeho guverinema, ari umusivili akicara kuri iyo ntebe, ariko ngo ahure umumama iyo yakoreshejwe na shitani azamara ibiri ni amasasu, ni ibikompora birya abanyesirayeli barimo kwinjiza gutya mu maso, inzu ikama yirengeza bagira utubombe baza batera gutya mu maso yabara Hamas muri Siriya. Inzu ikamirigita, inzu zanyu za mayitaje iriya z'amanivo 20-30,
ikamira igiti ikaja mu kuzimu. Umugore wuzuye umwuka w'Imana ni igifaru, ni ibomba, ni isumu iza ikinjira mu bana, igaseruka mu buzukuru, ikinjira mu buzukuruza, igaseruka mu buzukuruza, ikinjira mu tuvivi, ikinjira. Umuntu witwa umugore ni ikintu, ni isumu. Umugore wuzuye abadayimoni azabyara ariya mashere, umwana yonka, iriya myumvire kandi nawe aba ari mu imbuto yo kuzabyara abana, kandi nawe aba ari mu imbuto yo kuzabyara abana. Kizazi hata kizazi kiba kiri mu isumu. Mu mama abagore abagore buriya niwe ubagize isi iba mu biganza byawe. Ababa iyo ari mu Imana, iyo nikiza babwire ngo ni ubumara bwiza, ni ubuzima buza mu bana, bukinjira mu buzukuru, bukinjira mu donge. Ni contraire. Kimwe iyo kirimo kigira imbaraga zikomeye cyane ku buzukuru no ku buzukuruza no ku abagabo baza nyuma, abagabo baba hano hejuru, abagabo turi ibintu biraye mu hejuru gusa abagabo. Ariko abagore ririya bere ariya mashereka, umwana yonka. Mureba abagore babiri gitangaza. Umugabo witwa Samusoni yahuye n'iki? Yaravutse ari umunaziri. Samusoni ari umunaziri. Ngo buce Samusoni, amakuru menshi ya Samusoni sinyavuga, ndashaka kugera ku ijambo nshaka kubabwira. Samusoni yari yuzuye imbaraga, yagaza yuzura imbaraga, yaruha imbaraga zikamubana nyinshi, zikinjira, yaruha kubera imbaraga nyinshi, akaja mu bitare, akaja kurwana n'amaguru, amara, akaja kugira ngo ayikubiteho imbaraga zigabana. Uzi kugira imbaraga, akabura Abafilisitiya yica, akababura, akavuga ati iwe ndi yaragira imbaraga z'abantu, yagazagira imbaraga zikamwuzura. Yesu ashimwe. Okay. Samusoni yagiraga imbaraga, yari yuzuye imbaraga mu buryo zambaraga. Ndagira ngo munyumve nimutinde kuri bariya bantu kandi bigire vuba data bantu tu. Samusoni yagiraga imbaraga, izaruwa zikamurenga, subiremo, akaja mu bitare, akaja mu mabuye, akaja kuzigabanya. Yabuze Abafilisitiya yica, yabuze abandi barwanaga n'amoko menshi y'Abisiraheli. Akavuga ati Abafilisitiya twabashize hasi. Akavuga ati akaja mu mabuye, akaja mu bitare, akaja kubyikubita, akazarwana, akabisatagura. Akabisatagura, akabikubita, akabisatagura bigashira. Ariko ngo buce akunda umukobwa witwa nde? Delila. Baba inshuti, barakundana. Samusoni aramukunda, Samusoni aramwumva, Samusoni aramwakira,
Samusoni yagaza yiruka agafata imbwebwe murazizi, imbwebwe yigeze kwiruka afata imbwebwe 300 arazifata gutya amaze zingira ku murizo, arazifata azicura mu mirima y'Abafilisitiya. Mwumva izo mbaraga, imbwebwe arazifata gutya arazihambira. Samusoni nk'igitangaza ngo buca ahura na Kinamani, ndagira ngo munyumve, ahura n'umugore. Umugore aramureba aramwijira. Samusoni aryama ku bibero bye, atangira kumukorakoraho. Samusoni Delila arazonga azikuramwo zose yamagenda murabizi iyo umuntu yakurura fanta urimo umuheha yama ngo arazikurura, yatangiye kumwengesha imbaraga zawe zibaye Samusoni, arazikurura neza kugeza ubwo ngo yamurembeje. Iyo usomye amateka ngo yamurembeje kugeza ubwo yamubwiye neza aho imbaraga ze ziba, aramwogosha. Samusoni aba atagacupa. Abafilisitiya bama baza bagira gute? Baramutora. Abagore ni nta wundi muntu wari kwegera Samusoni keretse umugore, imbaraga z'umugore. Icyanyuma, Yesu ashimwe. Icyanyuma, aha twasomye Imana izi imbaraga z'abagore. Mose amaze kuvuka bamutaye ahantu, ngo barangize kumuta ahantu, Imana ibona ishaka hari isezerano ifite ku mwana, hari inyenyeri iri ku mwana. Arahishwa, amaze guhishwa, kuko icyo gihe hari jenoside y'abana b'abahungu b'Abayuda. Bigaragara ko uyu mwana uko bigenda kosa ashobora gupfa, uyu mwana ari bupfe. Yesu ashimwe. Amasaha yo gutaha yageze. Okay. Imana ibona ko hari ikibazo gikomeye, hari ikishaka isezerano ry'abana b'Imana Abaheburayo ishaka kubacura. Ibona umuhungu waraye uvutse, uriya mwana witwa Mose, ari mu rufunzo. iriya umwana arashaka. Imana itegura uburyo Mose agomba kuzayobora ubwoko. Ikora tekinike, iravuga ngo nimurerera kwa Farawo, nimurerera kuko yagomba kurererwa kwa, niko Imana yari yabiteguye. Nimurerera kwa Farawo umwana akakira ariya makuru yose yo kwa Farawo, ntazamenya neza ko ari Umuyuda. Uriya mu mama nasohora umwana ahubwo aba ari utaha, n'abandi bari baretse. Umwana, Imana ikora kuri Miriyamu mushiki wa Mose, aragenda aramubwira ngo no kuzanira umwe mu Bayuda mu Baheburayo uza akakurerera uyu mwana, kuko yamenye neza ko ari Umuheburayo. Aramubwira ati genda umuzanire murere. Uburere rero, Imana ntabwo yari kwirengagiza imbaraga z'umugore. Izi mbaraga z'umugore imuzanira Mose ari mama we atangira kumubwira amateka, kuko mama wa Mose yabaga kwa Farawo, niho yarereraga umwana. Noneho atangira kumubwira amakuru, histoire yose y'ukuntu banyazwe, aho bari,
uko bimeze, nubwo turi hano mwa Farawo, nubwo ubona turya ibiryo byo kwa Farawo, nubwo tunywa amata yo kwa Farawo, nubwo twoga amazi yo kwa Farawo, nubwo twambara imyenda yo kwa Farawo, nubwo turi hano mu Giputa, tituri abanyegiputa. Umwana agenda, nyina agenda amuha amakuru yose arayamuha. Umwana aramurema rero mu bitekerezo. Nubwo turi muri Kenya, tituri abakikuyu. Nubwo turi muri Kenya, tituri abajyaru. Nubwo turi muri Kenya, amuha histoire yose. Turaba kandi ubwoko bwacu tugira Imana, tuzadusenga, tuzadusenga ibiti, tuzadusenga ibyatsi, tuzadusenga inka, tuzadusenga abantu, tuzadusenga Imana yaremye ijuru n'isi. Bibiliya mu Baheburayo iravuga ngo Mose amaze gukura, haleluya, Mose amaze gukura, yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Ninde wamuhaye ayo makuru? Ni mama. Ninde wamuhaye iyo myumvire? Ninde wayimuhaye? Ni mama. Ni hariya, ni mama wamuhaye iriya myumvire. Izo mbaraga kuba Imana ntiyakureka ngo umukobwa wa Farawo ngo arere Mose, kuko azi imbaraga z'uburere, azi ijambo ku mubyeyi, ku mwana, azi imbaraga, azi ubumara, azi ubushobozi, azi ububasha. Imana izi ububasha, irabizi, izi imbaraga zo kurera, izi imbaraga ubwonko uko bumeze. Irirukanga izana nyina w'umwana, ngirangize nyina w'umwana yari afite amakuru, atangira kumubwira indo nindo, atangira kumubwira mpuruya, atangira kumwigisha. Turi kwa Farawo, ariko tituri bene Farawo. Witwa umwana, njyewe nitwa umurezi, ariko sindi umurezi, ndi mama wawe. Nubwo uri hano, dore bene wanyaho bari n'abacakaririmba, bariya ni ukomoka. Imbaraga z'umugore. Yesu ashimwe cyane. Ba mama, message yanje ni yivuga ngo imbaraga zakuye Samusoni n'imbaraga z'Imana. Umugore iyo yuzuye umwuka wera, igitangaza. Bariya abantu uzumenya kurimo kubaha ijuru, urimo kubaha ubwenge bwiza, urimo kubaha amata y'umwuka, urimo kubaha ubwenge buzima, urimo kubaha. Nazaba abaye umwami, azaba umwami w'intangarugero. N'abapasiteri, azaba pasiteri mwiza w'intangarugero. Naba umuyumbe, azaba umuyumbe mwiza w'intangarugero. Naba umuhanuzi, ntazaba umuhanuzi utuburira abantu, ubwira abantu ibintu bipfuye. Byose biva amakuru heza umwana. Buriya n'ubumara, iriya myumvire. Nubwo yogenda agahura n'amapepo yahanze akamusaza, ariko ariya makuru ya mbere wamubwiye arimo ko biriya ureba. Iyo umumama ari ingare, ni ukuvuga ngo urimo guha abana bawe ubugare. Iyo umumama ari umwitonzi, uba urimo konsa abana bawe ubwitonzi. Iyo umumama ari umusazi, urimo guha abana bawe ubusazi. Musumwe naba umuhanuzi, azaba umuhanuzi w'umusazi. Ugasanga naba umupasiteri, azaba umupasiteri w'akayaye. Naje guhindura, bizamufata imbaraga nyinshi cyane, bizamufata amasengesho menshi cyane, bizamufata ubushobozi bwo guhindura ya mashereka yose na ya myumvire yagize yahawe na mama. Yesu ashimwe cyane. Aba mama, Imana izana Mose, izana nyina, kuko yari izi imbaraga za mama. Tiyazanye se, tiyazanye papa. Oya, hazana umugabo kugira ngo umugabo no guha.
yazanye umugabo, yazanye nyina, ba mama. Abako muzoza mumenya ngo nubona ubawemwo n'umwuka wera, uzomenya ko ugiye gukiza ibintu byinshi cyane. Muri wowe harimo abahanuzi, muri wowe harimo abapasiteri, muri wowe harimo abami, abaperezida, muri wowe harimo abajenerali, muri wowe harimo abadogiteri. Inyenyeri ya buri muntu uzokuva mu nda ni wowe ufite uburyo bwo kuyinjizamo mikrobe. Mikrobe ni imyatwarire mibi, cyangwa ukayinjizamo sato, ubuzima bwiza, imyumvire myiza. Mose amaze gukura agira gute? Yanga kwitwa kubera mama. Abamama muri abantu badasanzwe, abamama muri abanyembaraga. Umugabo wasambuye intara akayisambura rwose, inzu y'ibyatsi yasambuwe wishe igihangange kitaba, ariko yahura n'umugore akamubona. Bivuga ngo iyo bibaye umwuka w'Imana uri mu mugore, nanone iyo bibaye umwuka w'Imana utari mu mugore, naho nyine aza yita intwari zananira. Niko mumeze, niwo mwuka mugira. Hanyuma rero mugomba kumenya ko muri intwari ziba hejuru y'intwari, kuko kandi imbaraga zanyu ziba mu burezi. Ziba mu burezi, ubwitonzi bwiza, imvugo nziza. Hari umugabo wigeze kutubwira, umugabo witwa John Wesley, uburyo mama we, reka nkarangirizeho, uburyo mama we yamuremye. John Wesley ni umwongereza ukomeye cyane, wabaye mu binyejana byasenze Imana. Abaperezida bakaza kumubaza inama ngo ese tubikore gute. Ni umupasiteri, wabaye umupasiteri ukomeye cyane. Abaperezida bazaga kubaza inama. Umuntu wagize John Wesley iyo myumvire ngo ni mama we. Yagiraga umunsi umwe ngo yirwa umunsi wo kuwa gatatu, yagiraga gatatu ko gusengera John Wesley. Yava ku ishuri John Wesley akaza akamufata ukuboko ngo akamusengera, umwana akamusengera, mama we akamusengera, agafata ibyanditswe akamusomera Gutegeka kwa 2:28. Tuzaba umutwe, uzaba umurizo, tuzaba hasi, uzaba hejuru, tuzaba umwijima, uzaba umuco, tuzaba ubusa, uzaba gitangaza, tuzagira ubwenge buke, uzagira ubwenge buyobora abami. Nyina aramurema, yagiraga umunsi wo kutarya, haba no kwiborosa amazi, ngo yingingira umuhungu we. Yarangiza akamusomera ibyanditswe, yarangiza kumusomera ibyanditswe arimo kumusengera, akabisoma. Noneho John Wesley akabisubiramo. Umwana akiri muto nuko yatangiye, abyiruka asanga nyina amwaturiraho amagambo. Umugabo aragenda aribumba, arakura, abigitangaza mu isi. Ni mu bantu mu Bongereza bakomeye basize amateka mu Bwongereza, bahinduye igihugu cy'Ubwongereza. Umugabo witwa John Wesley ni mama wamugize uko kumwe. Babyeyi, mugira foruma, mugira kukurya uruganda ruhindura umuntu agahinduka wese. Mose amaze gukura yanga kwitwa kubera iki? Kubera Imana yazanye mama we, yazanye papa we, kubera imbaraga z'abagore. Umuntu nakubwira ngo umugore ngo araho, ngo n'abagore ni uzomubwire ngo tuzi imbaraga z'abagore. Abagore n'abantu Imana yaremye, imbaraga zabo ziri mu miremere, imbaraga zabo ziba muri edikasiyo, kwigisha. Ariya mashereka, ririya beri wonsa, bariya abantu wonsa bazaba ibitangaza cyangwa bazaba amayibo, bitewe n'ibyo barimo kubona, barimo konka. Ni ubugare, ni amagambo mabi, ngo wagipfu, ngo ngese. Oya, John Wesley mama ngo yagaza mwaturira amagambo akomeye,
y'imbaraga, amusome mu ijambo ry'Imana, akaja mu buhanuzi. Noneho bavuga nka Mose, iwe ntavuge Mose, akavuga umuhungu we, akamuvuga mu izina, bwacya akamwiririrwa atarya atanywa, akavuga ngo Mana ndakuzaniye John Wesley, azabe igiti kinini cy'inganzamarumbu, azera imbuto, abantu bose bazarya bakanywa bakagira ubuzima. Kandi niko byagenze. Isengesho ry'umubyeyi rigira imbaraga cyane imbere y'Imana. Haleluya. Bamama beza, mwakoze gutegura igiterane. Bakobwa beza, mumenye ko ntimuri abantu baraho, ntimuri abantu batoya, ntimuri abantu, muri abantu. Dawudi yarwanye intambara zose, ariko ngo ashike k'uyu mugore iramunanira. Yahuye n'umugore w'umunyantege, zirakurura, zamaze imuzana zimushira mu isaka. Amavuta y'Imana Dawudi we. Samusoni yagaze uzura imbaraga, akaja mu bitara, akaja kubimenago ngo ahure n'umugore, amamuhindura arazikurura mu muheha mu ivide, asigarana ivide irarangiye. Samusoni nta mugabo wari guhangara, nta mugabo uhangaye Samusoni. Samusoni yohangarwa gusa n'umugore. Umugore noneho biri kontrere, uri mu imbaraga z'Imana. Azaba Mariya ubyara Yesu. Haleluya. Umugore uri mu imbaraga z'Imana azaba Mariya ubyara Yesu. Azaba Elizabeth ubyara Yohana Umubatiza. Azabyara ibihangano. Azaba Mariya ubyara Yesu. Umugore uri mu Imana azaba Mariya ubyara Yesu, akonsa Yesu. Umugore uri mu mwuka w'Imana azaba Elizabeth ubyara nde? Ubyara Yohana Umubatiza. Niko bimeze. Iyo umuntu yahuye na mama we ari akayayo, ari umuntu udashobotse, agira ibiheko, ari umusinzi, kugira ngo uzikure muri ako kazitiro, bigusaba kugira ngo zibura, wigobotore muri ya mashereka, wigobotore muri ya magambo, wigobotore muri bwa businzi, wigobotore muri bwa bindi byose, uveyo. Nurangiza noneho utangire gukora umuhanda, utangire gukora umuhanda, noneho bazagukomokaho kugira ngo byibura bazovemwo ba Yesu na ba Yohana na ba Mose, bazovemwo intwari Imana yifuza ku isi. Ariko iyo umugore yagize umugisha wo kubimenya, azatangira gukorera abana be, kuzaba ibihangange, bimeze nk'aba Mose, bimeze nk'abandi, nk'aba Yohana Umubatiza, bimeze nk'aba Yesu umwami wacu. Umugore iyo yabaye intwari nziza y'Imana ni igitangaza, kandi iyo yabaye intwari ya Satani ni igitangaza. Iyo yabaye intwari y'Imana ni igitangaza. Iyo yabaye intwari ya Satani ni azayoreka, ni isumu. Zamura ikiganza cyangwa usenga. Uwiteka Mana nyiribihe, Yesu Mana we, birashoboka ko twose amashereka iyo sumu ikabidukurikirana. Ndasenze Mana y'ubwiza, udufashe kandi udukomeze, kandi twubake aba bamama Mana bamenye ko ara ovelo sumaye grace. Imbabazi zawe zibane natwe mu izina rya Yesu, amen.